Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya kabiri. Dawidi araga Salomo maze aratanga. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati: ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda. Nuko komera ugaragaze ko uri umugabo, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo, ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, n'amateka n'ibyo yahamije, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose, kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye yamvuzeho ati: abana bawe nibirindira mu ngeso zabo nziza, bakagendera imbere yanjye mu by'ukuri n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, ntuzabura uzungura ingoma ya Isirayeli. Uko niko Imana yavuze. Kandi uzi ibyo Yowabu mwene Seruya yangiriye, n'ibyo yagiriye abagaba bombi b'ingabo za Isirayeli, Abuneri mwene Neri na Amasa mwene Yeteri, ko yabishe akavusha amaraso nk'ayo mu ntambara mu gihe cy'amahoro, akayasiga ku mukandara akenyeje no ku nkweto yari akwese. Nuko uzamugenza uko uzigira inama, ntuzemere ko imvi ze zimanuka amahoro zijya mu mva. Ariko bene Barizirayi w'Umunyagaleyadi uzabagirire neza, bajye basangira n'abarira ku meza yawe, kuko ariko bangiriye igihe nari narahunze mwene so Abusalomu. Kandi ufite Shimeyi mwene Gera w'Umubenyamini w'i Bahurimu, wamvumye umuvumo mubi umunsi najyaga i Mahanayimu, ariko hanyuma nsanganirira kuri Yorodani, murahira Uwiteka nti: sinzakwicisha inkota. Ariko rero ntuzamubare nk'utariho urubanza, kuko uri umunyabwenge, uzamenye uko ukwiriye kumugirira, kandi uzamanura imvi ze zijye mu mva ziriho amaraso wamuvushije. Nuko Dawidi aratanga, asanga abasekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Kandi imyaka Dawidi yamaze ku ngoma ategeka Abisirayeli yari 40, kuko yamaze imyaka 7 ategeka i Heburoni, akamara n'indi 33 i Yerusalemu. Salomo yima yica Adoniya. Nuko Salomo asubira ku ngoma ya se Dawidi, ubwami bwe burakomezwa cyane. Bukeye Adoniya mwene Hagita asanga Batisheba nyina wa Salomo. Batisheba aramubaza ati: uzanywe n'amahoro? Nawe ati: ni amahoro. Kandi ati: hari icyo nshaka kukubwira. Umugabekazi ati: mbwira. Aramubwira ati: uzi ko ubwami bwari ubwanjye, kuko Abisirayeli bose bari bampanze amaso ngo mbe umwami. Ariko hanyuma burahinduka bubu bwa mwene data, kuko yabuhawe n'Uwiteka. Ariko none hari icyo ngusaba, ntukinyime. Aramusubiza ati: kivuge. Aramubwira ati: ndakwinginze nsabira umwami Salomo, kuko atabasha kukwima, anshyingire Abisagi w'Ishunemu. Batisheba aramubwira ati: nuko ndakuvugira ku mwami. Batisheba ahera ko asanga umwami Salomo ngo avugire Adoniya ibye. Nuko umwami amubonye ahagurutswa no kumusanganira, aramwunamira, asubira ku ntebe y'ubwami, ategeka ko bazana intebe y'umugabekazi. Nuko umugabekazi yicara iburyo bwa Salomo. Nuko aravuga ati: hari icyo ngusaba gito, ntukinyime. Umwami aramusubiza ati: nsaba mubyeyi wanjye sinakwima. Aramubwira ati: reka dushyingire mwene so Adoniya Abisagi w'Ishunemu. Nuko umwami Salomo asubiza nyina ati: niki gituma usabira Adoniya Abisagi w'Ishunemu? Erega wamusabira n'ubwami, kuko ari mukuru wanjye. Yego, kandi ugasabira na Abiyatari umutambyi na Yowabu mwene Seruya. Umwami Salomo arahira Uwiteka ati: niba ijambo Adoniya yavuze atari ryo kumwicisha, Imana izabimpore ndetse bikabije. Nuko rero ndahiye Uwiteka uhoraho wankomeje, akanshyira ku ngoma ya data Dawidi, akampa inzu idakuka nk'uko yasezeranye, nukuri uyu munsi Adoniya baramwica. Nuko umwami Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada, aramusumira, aramwica. Kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati: hosha igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajya guheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Uko niko Salomo yakuye Abiyatari mu butambyi bw'Uwiteka, kugira ngo asohoze ijambo Uwiteka yavugiye i Shilo ku nzu ya Eli. Yowabu aricwa. Nuko inkuru igera kuri Yowabu, kandi Yowabu yari yarakurikiye Adoniya nubwo atakurikiye Abusalomu. Yowabu abyumvise ahungira mu ihema ry'Uwiteka, yisunga amahembe y'icyotero. Hanyuma abwira umwami Salomo bati: Yowabu yahungiye mu ihema ry'Uwiteka, ubu ari ku cyotero. Nuko Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada, aramubwira ati: genda umwice. Benaya ahera ko aragenda, ajya mu ihema ry'Uwiteka, aramubwira ati: umwami aravuze ngo sohoka. Nawe aramusubiza ati: oya, ahubwo ndagwaha. Benaya aragenda abwira umwami ati: uku niko Yowabu ambwiye, kandi niko nsubije. Umwami aramubwira ati: ubigenze uko yavuze, umwice umuhambe, kugira ngo ukure kuri jye no ku nzu y'umukambwe wanjye amaraso Yowabu yavushije nta mpamvu.
Uwiteka arabamuvushije amuhoye ba bantu babiri yasumiye, akabicisha inkota umukambwe wanjye Dawidi atabizi, kandi bari abantu bamuruta ubwiza no gukiranuka. Nibo Abuneri mwene Neri umugaba w'ingabo za Isirayeli, na Amasa mwene Yeteri umugaba w'ingabo z'Abayuda. Uko niko amaraso yabo azahorerwa Yowabu n'urubyaro rwe iteka ryose, ariko Dawidi n'urubyaro rwe n'inzu ye n'ingoma ye bizagira amahoro avuye ku Uwiteka iminsi yose. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubirayo aramusumira, amutsindaho. Bamuhamba mu rugo rwe bwite aho yari atuye mu butayu. Hanyuma umwami ashyira Benaya mwene Yehoyada mu cyimbo cye ngo abe umugaba w'ingabo, kandi umwami ashyira Sadoki umutambyi mu cyimbo cya Abiyatari. Salomo ahora Shimeyi. Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azaba ari wowe wabaho. Shimeyi asubiza umwami ati, ibyo umbwiye ni byiza. Uko uvuze mwami nyagasani, niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hahise imyaka 3, abagaragu babiri ba Shimeyi baracika bajya kwa Akishi mwene Maka umwami w'i Gati. Bukeye babwira Shimeyi bati, abagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose nti, umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagera aho ugana hose utazabura gupfa? Ukansubiza uti, ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise. None niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Umwami arongera abwira Shimeyi ati, mbese aho uribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi? Nicyo kiri butuma Uwiteka guhora ubugome bwawe. Ariko umwami Salomo we azahabwa umugisha, kandi ingoma ya Dawidi izakomezwa imbere y'Uwiteka iminsi yose. Maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica, nawe arasohoka aramusumira, amutsindaho. Nuko ubwami bukomezwa mu maboko ya Salomo.